dutangira agastori k'urukundo k'umusore w'umuklina witwa Oscar uba ufite boss witwa Belize. Ndagira ngo ukurikire agafilime kacu dutangiranye aha Oscar arimo arakoropa muri ofisi ya Belize, nuko Belize akamubaza ati ese wowe waje ryari? Ati ndi mushyashya, ninjye muklina wahangaha, harya ngo subiramo izina ryawe ngo bakwita nde? Akongera akavuga ati banyita Oscar boss. Niko banyita. Ati okay, niba yitwa Oscar nta kibazo. Nuko Belize akakomeza yitegereza aho hantu, akamubwira ati se aha hantu wahatangiye ryari? Ati nahatangiye kare kuko nari nzi yuko akazi kari buze gutangira nako hakiri kare, ahubwo nabonaga natinze. Nuko Belize akamubwira ati okay, nta kibazo, gutya nta kibazo, n'ubundi wasubira mu kazi kawe ahandi ugakomeza gukora. Belize akamwibaza, akakomeza areba uyu musore akibaza uwo ari we. Ndagira ngo ukurikire filime uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Wowe ndagira ngo ubanze urebe urukundo rwa nyarwo, ntabwo rugendera kuba hari ikintu ufite cyangwa se ku byo wowe wagezeho. Ndagira ngo ukurikire sasa. Aba ari umujyi umwe, nuko ako kanya ndagira ngo tugaruke ku kantu gatoya tugiye kubona aha hantu. Wowe icyambere ukora kora subscribe kuri ino channel dukomeze tubane. Batugaruye kwa Belize. Belize aba avuye rwose, ubona ko agiye mu kazi akitunganya, agafunga imodoka yiwe, nuko akahita aza mu kazi. Ndagira ngo turebane aka gafilime. Nuko batugariyeho gatoya, Belize ari kwinjira ahura nande na Oscar, nuko akamusuhuza. Oscar agasuhuza boss Belize. Belize akomeza yitegereza uyu musore, ariko kabona hari amayobera muriho. Ese uyu Belize yaba ari gushaka iki? Ndagira ngo ukurikire sasa. Uyu aba ari boss. Ako kanya hari undi muklina waje asanga Oscar arimo arakoropa. Nuko aho kanya umuklina bamwita Patrick, akamubaza ati ese uri mu biki aho hantu? Nuko Oscar akavuga ati ndimo ndakoropa ahantu kugira ngo habaze kuhakora hatunganye. Nuko Patrick agatangira kumuseka, amubwira ati ariko ugira ngo hari umuntu wo kwita ahangaha rwose barahanyuka bakahakandagira uko bashaka rwose, ntago bakwitayeho, wakora cyane utakora cyane ntago ibyo babyitayeho. Ubu rwose uba ugomba nawe kuruhukamo. Ndagira ngo unyumvire sasa, abaklina baba bamaze igihe aha kuko Oscar we aba ari mushyashya. Ndagira ngo sasa dukomeze turebane. Patrick akomeza guseka Oscar, kuko Oscar wavuga ati njye cyanzanye ni ukugira gute, ni ukuba nakoropa ahantu kuko niyo task yanjye mfite, niko kazi kanjye mfite. Patrick akamubwira ati rwose komeza ugume mu kuri kwawe, rwose bizakugirira akamaro. Agakomeza kumuseka avuga ati wa mwana uracyari muto rwose. Patrick akituriza, akakomeza kureba ukuntu bagenzi be barimo baramutuka ndetse bamubwira nabi, bavuga yuko rwose gukora cyane ahangaha nta muntu uba ukwitayeho. Patrick akomeza akazi ke ndetse akaza no muri ofisi ya Belize akagira gute, akayikoropa fresh. Nuko Belize akamusanga, akamubaza ati se ko waje hakiri kare? Ati nagira ngo muze gukorera hano. Akitegereza uburyo uyu musore ngo ni Oscar akora utuntu twe ku murongo ndetse byose aba yabitunganyije kurenza abandi bakirina. Ako kana kagata mu gutwi ndetse aba yakabonye, agatuza agaceceka, akakumubaza ati se kuba wabyutse sangahe ubundi bwo? Nuko Oscar akavuga ati njye mba nabyutse kare mabuja kugira ngo ngire vuba vuba nkora akazi kanjye neza. Ako kanya Belize bikomeza kumutungura ndetse akanitegereza umusore, ariko ukabona Belize uburyo ari kwitegereza Oscar ntabwo ari uburyo busanzwe, kandi Oscar uburyo ari kwitegereza Belize si uburyo busanzwe. Belize mwibuke aba ari boss wawe Oscar, ko Oscar aba ari umukirina aho ngaho. Ese umukirina koko birashoboka ko yakundana na boss we ufite kampani ikomeye gutya? Ndagira ngo urebe sasa, uraza gusobanukirwa, uraza kwigiramo byinshi. Ndagira ngo ukurikire akantu kandi uze gusobanukirwa. Nuko batwereka Belize mu biro byiwe.
ndagira ngo ndorere sasa arimo aratekereza, ariko se arimo aratekereza iki? Nicyo tugiye kuvugaho kano kanya. Tugaruka kuri Belize afungura telefone yiwe, nuko agahamagara nde? Ahamagara CEO w'iyi kampani yiwe, ahamagara manager w'iyi kampani, akamubaza ati se ndagira ngo uze hano muri biro yanjye ngira ikintu nkubaza. Ako kanya akimara kubimubwira ashyira telefone aho ngaho, agategereza yuko manager aza. Nuko manager yamara kuza akanita ati nitabye boss. Belize akareba manager wiwe akamubwira ati rero ndagira ngo ugende unzanire document cyangwa se file zande za Oscar. Ati se okay, nta kibazo, hari ikibazo mufitanye se mabuja? Ariko manager arimo aravuga. Nuko ako kanya Belize akavuga ati we nta kibazo rwose dufitanye, we cyo nshaka ni ukugenda ukagira gute ukanzana izo document kandi ugire vuba vuba. Ako kanya rwose manager akomeza kwibaza ati se boss ashakira iki fayiro za Oscar? Nuko akamubwira ati we nta kibazo rwose, we genda ujye kuzizana uzinzane kandi wihute. Ako kanya areta zizana, manager azana za fayiro zande za Oscar, kuko Belize aba arimo aribaza ese uriya musore ni muntu ki ko abona asirimutse agakora akazi k'iki k'ubukirina. Ndagira ngo ndorere sasa avanayo dokima ziwe, yajya kureba dokima, yakitegereza dokima, ndagira ngo ndebere sasa. Ahita atungurwa kuko asanga yarasoje degree, yarasoje kaminuza, ndetse rwose ari umunyamashuri umeze neza. Akitegereza akavuga ati ese Oscar yarafite degree? Nuko manager akavuga ati yego rwose. Nuko Belize akahita abwira manager ati ni gute se mwemera umukirina ufite degree gukora akazi nk'aka ngaka? Nuko manager agatangira kwisobanura avuga ati rwose yaje akazi cyangwa se imyanya twari dukeneye yarashize. Ati ntago byumvikana, none akaza gukora aka kazi, none se hari ikibazo kindi yari afite? Ntago tubizi rwose boss. Ariko manager avuga. Ako kanya Belize ashaka kumenya neza ese uyu musore ni muntu ki, uyu Oscar ni muntu ki. Niyo mpamvu yatumije n'ibyangombwa byiwe kugira ngo abashe kumumenya byisumbuyeho. Akomeza kumubwira yuko rwose Oscar nta kibazo cye, kandi nubwo wenda yasoje degree ari gukora aka kazi k'ubukirina tutazi impamvu ari kugakora. Ako kanya Belize akahita abwira manager ati igendere nta kibazo ndaza kubyitaho. Nuko Belize agasigara ari kubyibazaho ndetse abitekerezaho. Ndagira ngo uze gusobanukirwa, uraza kumenya byinshi, we guma hamwe utuze turaza gusobanukirwa. Ako kanya bahita batugarura Oscar arimo noneho gukoropa hehe muri biro z'abakozi noneho bisanzwe. Nuko Oscar akitaba uwitwa Sando, akamubwira ati se gukora cyane hano ugira ngo hari umuntu ubyitayeho? Gukora cyane nta muntu ubyitayeho wa musore we. Niba bikunda jya rwose utuza uruhuke ugira akazi koroheje ukora, kuko Oscar abakora cyane kuko nta mwanya wo kuruka aba afite. N'ahantu handuye hatoya araza akahakura ko abashaka ahantu hari isuku. Ariko Sandrine akomeza kumutesha umutwe ndetse no kumubwira nabi, amubwira ati huyigira ikibazo rwose, nta muntu ubyitayeho, ndetse nta muntu uzigera ukongeza umushahara ngo nuko wakoze cyane ahangaha. Jya wiyitaho ubwawe. N'undi mukobwa ubura aho ngo bamwita Keria aravuga ati rwose wa musore we, nanjye nibyo undi kubona, icyiza nuko wazajya ukora gakeya, kuko ahangaha rwose nta muntu uba kwitaye. Gukora cyane ndetse no gukora gake ntago rwose nta muntu uba kwitaye, kuko ahangaha natwe ubwo nubwo uri kutura gutya twirirwa mu biro, akenshi uba usanga turi mu video game, ntago akazi rwose tugakora nk'uko gakwiye. Ndagira ngo ndorere sasa uburyo abakobwa cyangwa se abakozi ba boss baba batangiye guca intege uyu musore ngo ni Oscar, bamuca intege bamubwira ati rwose ntago gukora cyane ntago ari byiza. Ariko Oscar akavuga ati njyewe rero njye nzajya nkora akazi kanjye
tasike yanjye nyisoze rwose, akazi kanjye nkarangize, abakozi bagaseka, nuko batugarure yongeye gusubira gukoropa mu biro bya bosi, akahamusanga uyu bosi we bamwita Berize. Ndagira ngo ukurikire sasa. Aramusuhuza akavuga ati se kuba watangiye kare kandi akazi gatangira byibuze nahageze ukabasha kuba wakoropa. Nuko Oscar agasubiza ati ndagira ngo muce ahantu hasa neza mabuja, nta kindi kintu mbangamije. Ako kanya noneho Berize atereka igikapu hasi, ndagira ngo wumve amagambo baba bagiye kuganiraho. Aramubaza ati se nabonye mu byangombwa byawe, ese koko ufite digiri? Nuko ako kanya Oscar akavuga ati yego rwose ndayifite. Ati none se niki kibigutera kuba waza gukora akazi k'ubukirina? Ako kanya umva amagambo uyu musore Oscar yavuze. Yaravuze ati mfite umusaza umukuru wanjye urwaye, rero ngomba kumwitaho, nubwo amafaranga nkura ahangaha wenda adahagije ndagerageza. Nuko ako kanya Berize akavuga ati none se amafaranga yo mu bitaro urayabona? Amafaranga yo mu bitaro urayabona? Nuko ako kanya Oscar akareba hasi, akongera akamubwira ati ntabwo aba ahagije, ariko gerageza uko nshoboye, ndagira ngo ukurikire sasa. Oscar we akomeza kuvuga nyine ukuntu akora cyane kugira ngo afashe mukuru we kuva mu bitaro ndetse no kumuvuza. Nuko Berize akamubwira ati ese akiyumvira Berize akamubwira ati se byakunda nkagira ukuntu ngufasha? Ati nukuri mabuja urakoze, ariko ndakeka gutya naba ndi kukugora, kuko nanjye byibuze mfite byinshi byo kwitaho, ariko si byiza ko wahita umfasha kano kanya, mba ndimo ndakora cyane byibuze kugira ngo nanjye ngire ikintu ngeraho. Aho kanya Berize aramureba akavuga ati se reka njyewe ngire amafaranga uhereza, kandi ni ukuri umuvandimwe wawe yakira. Nuko Oscar akaseka cyane akavuga ati urakoze rwose. Birangira agize ate yemeye ko Berize yamufasha, nuko mukuru we akava mu bitaro. Ndagira ngo ukurikire sasa ukuntu noneho ahangaha baza kuganira. Nuko Berize akomeza kubwira Oscar ati ese koko niba bikunda ejo ndagira ngo uzaze wambaye indi myenda itari iyo ngiyo, itari y'ubukirina. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Oscar aba agiye kwigendera, nuko Berize akamugarura ati niki ushaka ko tukora mabuja? Ako kanya Berize agatangira kwegera Oscar akamubwira ati nukuri I really like you, ati nukuri ndagukunda, ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Berize abwira Oscar umukirina we ko amukunda. Ndagira ngo mwigire ahangaha mwa bakobwa mwe mukunda amafaranga, aho kugira byibuze mukunde aho amarangamutima yanyu aberekeza. Ndagira ngo murebe sasa. Ako kanya Berize abwira Oscar ko amukunda, nuko agatangira kumubwira ati nukuri rwose ndagukunda. Ariko Oscar kubera ubwoba bwinshi ndetse no kuba ari umuntu ubimubwiye ari bosi we, abura ikintu avuga. Akavuga ati rwose mabuja yego nanjye ndagukunda, ariko urabizi uri bosi wanjye, ntabwo nakirirwa yego mbitindaho cyangwa se nshake ubundi buryo, kuko nta kintu mfite cyakwemeza. Ako kanya Oscar nta kindi kintu yakoze, yararebye atereka hasi ibikoresho byose. Ako kanya ahita afata bosi we aramuhobera. Ndagira ngo ndorere sasa. Barahoberana kuko bose baba byamaze kumenyekana ko bakundana. Ndagira ngo ndorere sasa umunsi ukurikiyeho ese byagenze gute, ndetse byagenze gute. Ndagira ngo ukurikire ndetse ukore subscribe dukomeze tubane. Nuko ako kanya batugarura muri ofisi, haba hagiye kuba inama. Ako kanya basando bakavuga ati se urakora iki wa mukirina ko wambaye gutyo, urakora iki ahangaha? Nuko Berize akahita avuga ati uyu Oscar niwe ugiye kubahebera CEO mushyashya.
kuko ubona ko Oscar yamaze kwambara neza, asa neza, ati uyu nguyu niwe ugiye kumbera CEO wanjye. Nuko Sando ndetse na Keria bahita bumirwa, bahita bavuga ati ntabwo bishoboka, none si uyu nguyu niwe ugiye kuba CEO wacu yari umukirina? Ndagira ngo ndorere sasa. Baritegereza ndetse banagiramo n'ubwoba, ariko Oscar aba yaramaze kumenya imyumvire yabo, nkuko natwe twakomeze kugenda tubibona, azi neza ukuntu batekereza ndetse n'ukuntu bakora akazi. Ahita atangira noneho nawe kumena umuceri sasa. Ndagira ngo ukurikire sasa, ndagira ngo ukurikire urebe ukuntu byaje kugenda. Oscar nta kindi kintu yahise avuga ati rero hari abantu ngiye kuba nakerimina muri rino business cyangwa se muri no company yacu, kandi ndakeka namwe mwese murimo. Ako kanya Belize aba arimo arumva amagambo yande ya Oscar. Oscar nta kindi kintu yahise avuga ati rero ndagira mbabwire ko rero mbirukanye, ikindi kandi ntago mwebwe muri abakozi nta nubwo mwujuje ibisabwa yuko mwakora muri iyi kampani. Nuko ako kanya Sando ndetse na Keria batangira gusaba imbabazi boss Belize ati ndakwinginze mutubabarire. Ariko Oscar akavuga ati oya nimugende kuko ntago mwujuje ibisabwa. Wumva ukuntu uyu musore azi ubwenge, yabanje kubanza kumenya uburyo bano basore bari abakobwa batekereza. Hano nibwo dusoje agafilime kacu, barimo baratubwira nga you can fall in love with someone who work with you. Ndagira ngo ukurikire sasa. Bishatse kuvuga ngo iki? Ese ushobora gukundana n'umukozi ugukorera? Nibyo byabaye kuri Oscar ndetse na Belize. Filime kacu naha tugasoreje, kora subscribe dukomeze tubane. Ciao ciao.